Tubahaye ikaze bene data, tumaze iminsi tubanye turi kubana mu gusoma incamake zigize cyangwa se mu kurebera hamwe incamake zigize ibitabo byose uko ari 66 bigize Bibiliya. N'abatwumvise aribwo bwa mbere mwese tubahaye ikaze, muze dufatanye, ibitekerezo byanyu birakenewe, inyunganizi, amasengesho menshi, ibyo byose birakenewe. Niyo mpamvu tugashyiraho na nomero kugira ngo wagira igitekerezo cyangwa se watubwira ati ibyo bintu muri kuvuga nimubirekeraho, dore ko nyine nabo baba bahari bakubwira ati warayobye kubera iki usoma biriya, wagiye ureba agafilime cyangwa wagiye wikinira amakarita cyangwa se wagiye wikinira igisoro, Bibiliya ukayisoma gake. Hari n'abandi bakubwira ati kuraje rwose tuzafatanya. Mwese tubahaye ikaze, igitekerezo cyanyu kiba gikenewe. Hanyuma uyu munsi tugiye kurebera hamwe n'igitabo cy'indirimbo za Salomo. Iki ni igitabo cyuzuyemo ibisigo by'urukundo bivugwa n'umugabo n'umugore. Ibyo ni byo bigize iki gitabo cyose, ariko abayuda n'abandi bakristo bavuga ibintu bitandukanye bikwiye kuba insobanuro y'iki gitabo. Mbese bishushanya urukundo rw'Imana n'ubusabane bwayo n'Abisirayeli cyangwa se na Isirayeli? Ese bishushanya urukundo rwa Kristo n'itorero? Ese byaba ari ubusabane bwa Kristo n'umukiranutsi ku giti cye? Buri gitekerezo muri ibyo kibona igitabo nk'igishushanyo cy'ubuzima, ariko igitabo ubwacyo nta mpamvu kivuga zo kwakira icyo gitekerezo. Mu rundi ruhande, ahari kumenya neza iki gitabo ni ukukirebera mu rukundo hagati y'umugabo n'umugore, tukagitwara uko kimeze. Bigaragaza imvugo yeruye kandi iganisha ku guhuza imibiri. Bitwibutsa ko Imana ishaka ko twishimisha mu rukundo rw'imibiri n'uwo yaduhaye. Gitanga urugero mu by'imibonano mpuzabitsina. Mu rundi ruhande kigaragaza ububi no kwanga imibonano mpuzabitsina. Ni ukuvuga ngo gitanga urugero mu by'imibonano mpuzabitsina ikabije, mu rundi ruhande kigaragaza ububi no kwanga imibonano mpuzabitsina. Inkuru ishushanya umuhungu n'umukobwa bakundana, buri muntu akibona mu rukundo rw'undi ku buryo batandukanye byaba bibabaje. Ibisobanuro gitanga gishingiye ku byo mu giturage, bityo uva mu mujyi akwiye ibisobanuro bihagije. Nyuma ababiri barabana bakishimira urukundo rwabo. Amazi menshi ntiyashobora kuzimya urukundo rwinshi nubwo imigezi yarutembaho. Niyo byaba umuntu gutanga ibyo atunze byose, byaba ntacyo bitwaye. Ku gice 8:7, kuko urukundo rw'abashakanye ni ishusho y'urukundo rw'Imana n'abantu bayo. Abefeso 5:22-30.